amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Karibusa akomeje kubuzwa amahoro n'imikoranire y'Uwera na Karebu. Kati warasabwa ibisobanuro ku bwambuzi yakoreye agatako. Ni mu ikinamico rangurura. Ariko se kuki uzinduka buri gihe kandi uzi ko usanga batarakingura ni Marie? Mba nzi neza ko ndi busange wakinguye ngaca hano kuri papeteri yawe tukaba twemenera habiri we. Ariko none umenya we na wa muntu mwariyunze we. Inde? Karibu. Ejo sinabonye yarongeye kuza kugufasha hano kuri papeteri yawe. Wembwira ibyo uriye. Umuntu w'umugabo, nako wa musaza yitwara nk'abana we. Ati se kandi. Umuntu yaje azanywe no gusaba imbabazi. Uguzi ko nta n'amasaha 2 yashize atongeye kunyivumburaho. Cyore. Ngo yivumbuye kubera iki se kandi noneho. Ngo kuko abonye nge na Karebu twaravuganye kuri telefone inshuro nyinshi we. None se ubundi yarebaga muri telefone yawe ashakamo iki? Uzi ko azi gukora utuntu twinshi, sibyo? Ubwo hari ibintu abana banje bari bashyizemo kubivanamo birananira. Ndaye muhanga binkuriremo. Arangije aho kubigukurira amajya kureba abo mwavuganye. Nuko byagenze. Ubundi arivumbura ndamureba. Numva ndamugaye gusa nta kindi. Ariko rero na Karebu ejo nabonye yaramaze umwanya hano. Karebu nta kindi cyari kimuzanye. Nta n'ikindi mvugana nawe yewe. Ni ibirebana n'akazi. Kandi uzi ko ari we wangira inama yo gukorana nawe akanyamamariza. Ariko se ubundi nkwibariza we. Bariya babiri ubwo nyine ndavuga Karibuso na Karebu. Baramutse bagushaka uhitamo gukundana nande? Reka nta n'umwe yani Marie. Ubu nshishikajwe no gukora cyane ngo nirere abana. Ibyo rukundo nta mwanya bifite mu buzima bwanjye. Niba ari ugukunda narakunze, ndakundwa, ndashyingirwa ngira amahirwe Imana impa abana. Kuva natandukana n'umugabo wanjye rero nta byo rukundo mfitiye umwanya. Nese kumva ntari futu ushaka kucyumagaritse nahagaruka tinje mu modoka Karibuso. Yewe nuko ntari kukubaza ibyo nshaka kukubaza mpagaze hanze Munyanki. Hanyuma se urashaka kumbaza iki kintu? Niko ndakumva. Ugenda kenshi mu nsisiro zitandukanye z'umurenge wacu ntiwamenyeraho ikigo gitunganya kikanagemura mu mahanga umusaruro urusenda gikorera. Reka da. Icyo kigo se mu gikore nahangaye ibuganwa. Yego rwose hari na bamwe rwose mu baturage binaha batangiye gukorana nacyo. Aretse ko numvise cyamamazwa ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ibiro byacyo herera rwose se nahamenya naba nkubeshya rwose Karibuso. Ntangirega nuko nacyumvise. Niyo mpamvu naje ko kuyambazerega ngo aho ugenda hose undebere cyangwa umbarize. Yewe n'ubu rwose duhengeye gupakira ngo ngende. Ugiye kugemura imyaka mu mujyi noneho. Aho mara gupakira neta nerekeza yo da. Ugenda ushakashakiraho icyo kigo gitunganya kikanakusanya umusaruro urusenda kikawugemura mu mahanga gikorera pe. Ariko se kwa muzi b'icyo kigo gikora nta zina ryacyo muzi nibura umuntu agenda baririza. Yewe ndumva nta zina bavuze. Umva rero nkubwire. Ndakumva. Reka mpamagara umwe mu banyamakuru bakoranye ikiganiro n'umuyobozi wacyo hanyuma musobanuze neza. Ubuse se nkwifatiye kati? Urambeshya iki kandi? Uzi ko wagira ngo mfashe niba nata? None se wigize ibiki? Igihe maze nguhamagara nkubwira ko ngushaka ukanyemerera kuri buze kundeba ngategereza ngaheba. Sha nanjye singe nakazi nata. Niko kati. Karame. Watinyuze ute guhagata ku dufaranga tw'intica ntikize n'amafaranga yose ikiganiro mwakoranye kinjije. Uzi neza ko yanateje ibibazo mu muryango. Ariko suretse ko ingayigaya n'ikibonye amafaranga 100 byose nahaye uriya mukobwa iyo yicari wabo yari kumwizanira. Ariko uzi ko inkuru y'ikinyoma mwatangaje kuri TV yawe yatumye ababyeyi be bamurakarira ikanateza amakimbirane mu muryango wabo. Ibyo urabizi neza. Sibyo ngiye byarandebaga. Uyu sungiriye neza nuwa nibishoboka kati. Aya mafaranga 200 yose. Aya mafaranga mpaye nayiki? Nagafanta ngo haye dore uba wirirwa ugenda ushakisha inkuru umwana. Ese. Ugira ngo ntukoze se? Erega ibintu biba bimeze nabi mwana. Wamenye rwose umufuka wari waratobotse neza. Erega shano uko tugomba gukora. Nagira icyo mbona nkakumenya nawe wagira icyo ubona ukamenya. Ubundi tukarekana n'abakaritasi baza gutanga ibiganiro nta musima mu bafite. Cyakora nibyo koko. Ese ubundi ko umuntu afite imyaka y'ubukure kaba nta mugozi wamushyizemo ngo aguhe ikiganiro. Ubundi babagira ngo tubigenze dute?
cyore iyi nimero ko mbona idasanzwe we. niyo mu mahanga se? umva we yitabe vuba, wabona ari undi muntu ushaka kugutera inkunga. Yes, hello. Muraho neza? Muraho namwe? Ni mu bugenzacyaha muvugana? Yego. Turagusaba kuza hano aho dukorera ejo mu gitondo, icyo tuguhamagarira ugakimenyeshwa uhagera. Nta kibazo, murakoze. Kukano y'amaso ninde uguhamagaye kati? Ndagowe Natani we. Iki? Ubugenzacyaha burampamagaye. Ubuki? Ubugenzacyaha yewe. Wose ubugenzacyaha buguhamagariye iki? Ubuse shanda bizi. Kati, cyangwa shahara amakosa wakoze? Ntacyo nzi pe. Injira tujyane shaka rebu we. Mwiriwe neza muyobozi. Uraho urakomeye. Mwari mukoze ariko nge ntegereje akamoto rwose. Ngiye mu kindi cyerekezo. Usibye inama mfitanye n'abaturage ku biro by'akagari rero. Iyo nama ndayizi, ariko hari amahugurwa ndimo ntashobora gusiba. Nayiriwemo, nyarukiye mu rugo gufata agakoresho kanjye nari nibagiwe. Ubu nsubiye hari kubera ayo mahugurwa. Ayo mahugurwa gusibije inama ni mahugurwa kisesha. Ni amahugurwa yagenewe abanyamakuru adushishikariza gukora akazi kacu kinyamwuga. Amahugurwa nk'ayo nanjye nyahirutsemo. Babanje guhugura abayobozi ku birebana n'uko twakorana n'abanyamakuru. Ikigaragara itangazamakuru gitawe. Umva, gitaweho cyane. Ndanezerewe rwose ko baduhugura bamaze guhugura abayobozi kugira ngo tuzakorane neza. Uzi ko mu byo baduhuguragamo nk'ingingo ya 3 y'itegeko ryerekeye kubona amakuru iteganya ko buri muntu afite uburenganzira bwo kubona amakuru afitwe n'urwego rwa leta na zimwe mu nzego z'abikorera. Ibyo nibyo rwose, iryo tegeko twe twari turizi tukanarigendana, ariko kugira ngo umuntu azaguha amakuru bikaba ikibazo. Iri rwose nta muyobozi n'umwe mu rwego rwa leta cyangwa rw'abikorera wari uhari uzitwaza katarize. Nukuri nejejwe nuko mwe na mbere yuko ayo mahugurwa aza nta munyamakuru wabageragaho nk'umwima makuru. Ariko se naba nkwima makuru kubera iki? Uretse kuba ari n'uburenganzira bwawe nk'umunyamakuru bwo kuyahabwa, nanjye n'inshingano zanjye nk'umuyobozi kuyatanga. Suko se. Gusa namwe muri ayo mahugurwa nizere ko babigisha uko mugomba kwitwara mushakisha ayo makuru. Babirimo rwose, kandi ibyo tuzahigira byose tuzabishyira mu bikorwa. Umunyamakuru wese uzakora umwuga w'ikinyamwuga azakorana neza, natwe ndabyizeye. Wanabimenye rwose nicyo baduhugura muri iyi minsi. Gukora umwuga w'itangazamakuru kinyamwuga, twirinda gutanga amakuru abogamye cyangwa y'ibihuha. Yayandi mbese uzatangaza ku kinyamakuru cyawe bakubaza imvano yayo ugasanga nta niyuze. Cyangwa kwa kundi mwandika umutwe w'inkuru umuntu yayifungura agasanga nta n'amahuriro n'ibivugwamo. Ibyo byose abaduhugura babirebyeho, kandi ibyo tuziga tuzabishyira mu bikorwa. Ndizere rwose ko abanyamakuru bose binahibuganwa bayitabiriye. Hari abatashoboye kuboneka, ariko turahababereye, tuzabaha kuboneka. Karebu we, wowe rwose uri wo gushimirwa, uri mu banyamakuru bakora akazi kabo neza. Nkamanuka bikangana ta. Ndatambuka gute koko? Tambuka neza mu njyana yo muziki nyine uzenguruke nka 3. Natani we, nukuri ndumva noneho mfite isoni. Nutangira kugira isoni se tukitoza turi babiri, ubwo ni haza abandi bizagenda bite we? Ngahara kanza ariko ni hataje. Yes. Wow, mbona noneho umukobwa mwiza, neza nk'uwiremye, ufite umubiri mwiza wagira ngo nuba kuhagira amata bakagusiga amavuta y'inka sha. Uravuga amavuta y'inka n'ukuntu ahumura nabi. Ubwo umuntu yayisiga gacaye koko. Abazi kuyategura neza agahumura di, urumva? Kandi wagira ngo niyo wisiga. Gusa ukuntu umubiri wawe usa neza we. Ariko rero sinzakina role zose nambaye tutwenda tugufi gutya nuko. Imyenda ugomba kwambara hari uyishinzwe. Azakwambika bijyanye n'umwanya ufite muri filime. None se ubundi nata. Ndakumva. Abandi bakinnyi tuzahora rya ariko nkomeje kwitoza njyenyine. Abo ni vuba cyane. Reba nawe igihe twahereye umbwira ngo tuzakina vuba cyane. Ni ukuri ntibigenda uko mbyifuza ngo mbi cyamamare ku rwego rw'isi maze mama bibonesha. Hazabibona bidatinze pe. Mukobwa mwiza nkawe uri ubwiza bwawe nawe butazakugeza. Uraje utangira ukire muri za filime za hano iwacu z'ibyamamare.
bakubone ku ruhando mpuzamahanga ejo bundi uzinjira za Hollywood 2 na rimwe winjire Hollywood ntuzaba kibasha gupfunda udushumi tw'inkweto zawe se icyo gihe nanjye nzaba ngenda ndinzwe n'ababonse nka 3 cyangwa 4 ko bagira bakese aho rwose agatako ntugere iyo mu kirere uzibuka umugaragu wawe Natani Tekeza ariko agatako yibagiwe Natani utekereje ibikise kandi kunyimyoza uko iyo filime ikomeje gutinda n'ibibazo mfitanye n'ababyeyi banjye kubera ikiganiro nakoranye na Katisha birabe bigomba kuba yirega agatako iyo umuntu ashaka kwamamara agomba guca mu nzira nyinshi uyu munsi uratwika bose ntibabyishimire ariko numara kuba icyamamare biriya bizibagirana hasigare bari umukobwa wabaye icyamamare muri sinema simbizi Nata agatako umukobwa mwiza ndahari ku bwawe kandi niteguye kugufasha gutera imbere mu buryo ugira abakunzi benshi ku mbuga nkoranyambaga urumva buri wese akajya ahora areba ategereje kureba agashya uwamuzaniye nanjye niteguye kugushimira mu buryo bwose bushoboka Nata agataho rero no kwitegura dore umaze igihe ubaririza abandi bakinnyi none igihe cyo kwitozanya nabo cyageze byiza cyane kwitegura kujya mu mujyi kwitozanya n'abandi tukazahanahamarana iminsi ngo kujya kurara mu mujyi Nata cyane rwose urumva tuzajya duhureho n'abandi bakinnyi ba filime hanyuma n'udukino tugomba gukinirayo tuveyo tudukinnye mana we urumva ababyeyi banjye bazapfa kundekura we batakurekura se si akazi niba ari ibyo rero reka nkuremo imyenda nitozanyaga nambara iyanjye ntaye hakiri kare ngira igihe ntangirira gutereta mama utambwira ko ushaka guhita ugenda tutarebye kuri bizinesi bizinesi se ariko rero nawe urashaka kubigira akamenyero nese urumva nyine rega buriya sheri wanjye nawe ntiwantera ibuye icyo nakwima ni kimwe Nata ni uburozi utanungura se ugira ngo nari nzi ko uzanagaruka hano karibu wivunika n'ubundi dore ikinzanye ni iki kiri muri telefone yawe se warebye reba se nyine ugira icyo bivugaho simbona ari papeteri yanjye nanjye nyicayemo se hanyuma se utarigira nyoni nyinshi urabona uru rubuga rwa YouTube ari urwande iyi TV se urabona ari iyande si Karebu TV show se kuva ryari rero Karebu yamamaza papeteri yawe wera ngaho ikibazo se kirihe Karibu ubiki ikindi kimenyetso kigaragara niko se Karibu mukamara imbuga nkoranyambaga zidufitiye ntuzi ko harimo kudufasha kwamamaza ibikorwa byacu nge rwose uko nshoboye kose nzazibyaza umusaruro niba hari n'undi munyamakuru uzi ukora akazi ke neza akaba akunzwe ku mbuga nkoranyambaga umundangire muha amafaranga nyamamariza ubwo rero ugiye kumbeshya ngo mwahujwe n'akazi narabamenye di watumenye icyo ariko dore icyambere ntiwamutumiye mu munsi mukuru umwana wawe cyane none ntimwifotozanyije mwarangiza mugashyira amafoto yanyu kuri stati ibyo ntibyabaye icya kabiri guhamagarana udatuza ubwo mumubwirana iki we ngaho none ntiyamamaze no kukwamamariza kuri TV ye bwite genda utegereze n'icya kane kiri mu nzira ubwo si cyo cya kane kindi ni ikihuwe nuko nguko umbwiye we n'imbaraga zanjye zose nakoresheje ngufasha nshakisha ibinyamakuru bitandukanye ngo bikwamamarize ku manywa na nijoro nza kukwitaho ngo uticwa n'irungu koko none n'ibingibi urimo nkoro we umva Karibu nta rubanza ruhari ibyo wakoze ntabwo nari nzi ko uzaza kumenyesha utyo rwose reka nkwihorere sinshaka gukomeza guterana n'aya magambo tega amatwi ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga uwera bwije ukuri Karibuso se ko yigendeye yahariye Karebu ntuzacwe n'ikinamico rangurura y'ubutaha ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ushobora kandi kuyikurikira kuri YouTube, kuyigeraho no kwandika ijambo ikinamico rangurura official. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 50.